kera najyaga mvuga ngo nindamuka mbaye perezida nzajya kugura avoka muri Amerika. Ndeba ukigura siki gikamambiri kinshaka iki ngo shaka mambu zinjira mukabwesha guranga muri Amerika ngo tuba twararenzwe ngo ntiducikisha inkweto ngo nitu isi umoja mwanyegera mwayibakubita muri iyo midigi yanyu. Isi mavite yo kakajwi yey isabato nziza mwa tuyisangire kuza shukushuku maze ngo bakabimira nk'abamira ubugari ngo ari amabombe ngari kuza ngari kwihurunguza ngo maze ngo u Rwanda rugataruyamira ngo rugacira bote rigacira udushati n'amabote na za siripa. Ku munsi w'ejo ngo ibisasu byabiri guturika ngo ku mupaka wa za Bukavu ndetse n'u Rwanda ngo maze ngo u Rwanda rukabireba rukabanza rwakubita igitore mu sosi rukabanza rukamira ubundi rugata rugitamira rukazunguza rugacira ububote n'ubukweta. Amakuru rwose mba nayakuye kuri wa mubyeyi w'umukomando mu Rwanda. Dufite umubyeyi w'umukomando dufite umubyeyi w'umukomando udatinya amasasu. Umugore atambuka mu masasu yemye rwose nta no kunama. Umugore rwose harya yitwa nde? Ni mama Gasabato ni mama nde? Mba mu Rwagasabo. Uriya mubyeyi rwose yampaye nka data aragenda agasokoza agakubitamo isapu y'abasirikare ubundi agakubitamo n'ikoti agahita rumanuka urugamba. Hari igihe n'abanyamakuru yingira ngo ni umusirikare uri kuduha amakuru naho kumbe ni umunyamakuru.